Abantu bake cyane nibo babasha kumenya isoko y'indwara zizahaza abatuye kuri iyi si. Abahanga basobanukiwe neza iby'ubuzima bahamya badashidikanya ko ibyo kurya bifuditse ari byo bitera indwara iyo ari yo yose. Ibi ni by'inzobere y'umuhinde isobanura muri aya magambo. Ikintu cyoroshye mwese mushobora gukora ni ukurya ibyo kurya bibisi nka 50%. Ibyo kurya bibisi nibyo bibahesha ubuzima bwiza. Bishobora kuba ari imboga, imbuto, ubunyobwa cyangwa ibinyampeke bimejeje. Nibura ibyo kurya bibisi bikwiriye kuba ari 50%. Murya ibyo kurya bipfuye mugatekereza ko muzabaho neza? Never. Ntibishoboka. Ibyo kurya bifuditse bitera ubuzima kugoryama. Mushobora gukanguka byabishe. Iyo mutetse ibyo kurya bihita bitakaza imisemburo myinshi y'igogorwa. Iyi misemburo ntiba mu mubiri gusa, ahubwo iva no mu byo kurya. Iyo mutetse ibyo kurya muba muyangije. Iyo muriye ibyo kurya bitetse, umubiri wishakamo ibiwutunga kuko mu biryo bitetse biba bitarimo. Nicyo gituma iyo hashize isaha muri ibyo kurya bitetse, mutangira kumva imbaraga zagabanutse, mutangira gucika intege, umubiri wongera gutora agahenge hashize umwanya muremure. Mwebwe ntimwabyibonyeho? Après cela, lentement, il récupère. Avez-vous remarqué cela? Donc, la nourriture, c'est pour l'énergie. Ibyo kurya byari bikwiriye kudutera imbaraga, ariko iyo tubitetse tukabirya bitwambura n'imbaraga twari dusigaranye mu gihe cy'isaha imwe gusa. Imbaraga zigaruka hashize umwanya munini. Nubwo igifu cyanyu cyaba gikora neza gite, ntigishobora kugarura intungamubiri zangijwe n'umuriro. Les enzymes qu'on a détruits en cuisinant. Aya niyo mabanga abantu benshi bataramenya ariko twishimira kubamenera ntacyo tubahishe. Uyu mwanya nshaka ko tuganira ibyo kurya bikundwa n'abantu benshi ariko bikaba bibatera kanseri. Inshuti yanjye, niba ushaka ubuzima bwiza bwakugeza kuri byinshi, uhereye none tangira ukurikiza inama tudahwema gutanga mu biganiro dukunze kubategurira hamwe na Muganga Desire TV. Umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe mutazongera gucikwa n'ibi biganiro mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ubuzima buzira umuze buri mu biganza bya buri muntu wese aramutse yize neza amahame yabwo akayashyira mu bikorwa. Kuko buri kintu cyose kigira amahame akigenga, niko n'umubiri wacu ugengwa n'amahame ntakumirwa. Kuyubahiriza bitera ubuzima bwiza, naho kuyatatira bigakurura ubwoko bwose bw'indwara. Niba ushaka ubuzima bwiza buciye ukubiri na kanseri zitandukanye, ukwiriye kugendera kureba ibiribwa n'ibinyobwa cyangwa ukabigabanya cyane. Gusa umuhanga w'ubuzima akwiriye kubireka. Ikawa, icyayi cy'amata n'isukari, amata y'amatungo, inyama zose, umunyu mwinshi, isukari mvaruganda, amagi n'ibiyakomokaho, kuryagagura, kurya nijoro, kurya ukarenza urugero, ikimuri, ifiriti, inzoga zose, soda cyangwa fanta, amaji mvaruganda, imikati, amandazi, bombo, biswi, yawurute, urusenda, ibirungo mvaruganda, guhangayika, gutinda kuryama, kuryamira, kurya ibyo kurya bitetse gusa, kurya urugusomeza ibyo kurya, kunywa amazi umaze kurya, kurya urangajwe n'ibindi bintu, kurya ukarenza urugero, guhinduranya amasaha uriraho, kutanywa amazi n'ibindi bintu byinshi. Iyo umaze kumenya ibyo kurya bikwangiza, wihutira gushaka ibyo kurya bizima waje urya buri munsi kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Iyo umaze kubibona ubirya kuri gahunda. Niba ushaka kubaho ubuzima burambye udataka indwara iyo ari yo yose, ukwiriye kwimenyereza kurya inshuro 2 ku munsi gusa. Aha ni mu gitondo na nyuma ya saa sita. Indwara uyimaranye igihe kirekire warya 1 ku munsi gusa kugeza igihe uzakirira. Iyo umaze gukira wizirika kuri gahunda yo kurya 2 ku munsi, ku buryo hagati y'ifunguro n'irindi haca amasaha ari hejuru ya 6. Ukamenya ko nta muntu ushaka ubuzima bwiza urya nijoro. Ubyimenyereje ntiwazongera kurwara indwara n'imwe.
niba ushaka umurongo mwiza w'ubuzima ukwiriye kugenzura uko wiyumva igihe wariye ugahaga n'igihe mu gifu harimo ubusa. Uzabona ko ubwonko bwawe bukora neza iyo mu gifu harimo ubusa. Iyo igifu gihora ku murimo wo kugogora ibyo kurya, hari imbaraga zicyoherezwamo maze umubiri wawe n'ubwonko ntibikore neza. Ushobora kudacika intege kubera ko wariye uturyo duke, ariko umurimo w'igifu ntuhagarara. Iyo umurimo w'igifu udahagarara, ntega amatwi. Inyamaswa zimwe iyo zimaze kurya zicara hasi kubera ko imbaraga zo gukora ziba zamaze gushira. Nicyo gituma iyo zimaze kurya zicara hasi. Ibi kandi biba no ku bantu. Iyo bamaze kurya bumva bakwicara hasi kubera ko nta mbaraga ziba zisigaye zo gukora ibindi. Because there is not enough energy for other things. Now you think by eating small meals through the day, you can be... Noneho wibwira kuri iyo turyo duke wagira imbaraga umunsi wose, birashoboka. Ariko imbaraga zawe ziba zagabanutse. Niba ushaka kugira imbaraga zuzuye, ukwiriye kurinda umubiri n'igogorwa ku buryo ibyo warya byose. Mu gihe cy'amasaha 2 cyangwa 3, igifu kiba kirimo ubusa. Ibi nibyo siyansi ya yoga ishimangira. Nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3, igifu gikwiriye kuba kirimo ubusa. Kuba kirimo ubusa ntibisobanuye ko ushonje. Iyo imbaraga z'umubiri zagabanutse, nibwo haba habonetse inzara. Ibitari ibyo, igifu gikwiriye kuba kirimo ubusa. Iyo igifu kirimo ubusa, igifu bisobanuye uruhago rw'ibiryo. Ibiryo biba bikwiriye kuva mu gifu bikajya mu mara. Igifu kiba kirimo ubusa, ibiryo biri gutunganyirizwa mu mara. Igihe ibiryo bikiri mu gifu, uba ukwiriye gukora imirimo itavunanye. Byamara kuvamo ugakora cyane kugira ngo intungamubiri ziri kurobanurirwa mu mara zinjire mu mubiri. Ngaho ibaze niba urya umunsi wose, uba witeje akaga ko kurimbura imbaraga zose z'umubiri. Menya iri somo. Iyo ibiryo biri mu gifu, iyo igogorwa riri gukorwa, umurimo wo gusohora imyanda urahagarara. Hafi aho, purusa 80. Gusukura umubiri kuberamo utunyangingo duto guhagarara kuri purusa 80. Cyangwa mu yandi magambo, imyanda ikwiriye gusohoka mu mubiri wuheramo, maze ikabyara ibibazo kabutindi nyuma y'igihe runaka. Byongeye kandi niba uryagagura, igogorwa ntirizakugendekera neza, kuko imyanda yiherera mu mara ikabuza intungamubiri gucengera mu mubiri. Ibi nibyo bitera indwara. Umara umunsi wose imyanda yaheze mu mara, amara yanduye. Iyo amara adasukuwe, biba bisobanuye kuri kwikururira ibibazo umurengera. Amara akwiriye guhorana isuku. Colon not being clean means you're asking for problems. Your colon should be clean always. In yoga, there's enormous importance to this. Ibi byumvikana neza muri siyansi ya yoga. Iyo warwaye ukagana muganga kubwira ko kwiyiriza ubusa ari byo byakuvura, kubera ko bazi neza ko indwara warwaye iterwa n'amara adasukuye, nta kindi. Kandi ibyo abantu barya muri iyi minsi bituma gusukura amara bibabera ingorabahizi. Tuvuge ko wariye ifunguro rimwe rihagije ku munsi, akaba ari ryo wiririrwa gusa cyangwa ukarya imbuto ku rindi funguro. Uzabona ko amara yawe adashobora guherwamo n'imyanda, ahorana isuku ihagije. You will see your colon will always remain clean. And people should try this. Kandi abantu bakwiriye kugerageza ibi ngibi, maze bakabona ibyiza bageraho. Bakwibonaho ibitangaza bikomeye. Buri munsi bagenda bava mu bwiza bajya mu bundi. Every day that's how you're supposed to feel. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.